Hello meze mutendeza meze neza mu bice bitandukanye by'isi turakunda cyane mwese mukurikira Clara TV show Imana mushikoyeze kuba mbere mugisha bakubisere bibizu hanyuma rero umunsi ndiko bashaka mwabonye ko nahambuye rero nahambuye byatsi yanye muri jagari munsi ko nibwo ngihambura biracyajagaraye none napfuye kwitaga fresher kugira ngo mbone bidakabije ariko niyemeje guterekana tire none izajya imbera ese ari guterekana no kogosha n'icyo imbere ariko ngiye nkunda kogosha ura mwaka nzogosha no kumungu nshaka kuzamwishi mukabwiye niba nawe uzabumbereye hello ego namuze ngasemo kandi se mungu Imana imworohereze ibi harimo nago bimworoheye ya hanyuma rero umunsi ndiko bashaka kutangiza ino ndirimbo ivuga ngo ko konje ko konje urihe Veronica wibwiraga yuko ntugenda ukansiga bazanseka my dear amababa yatuma guguruka ngo se yarapfutse ngo se za champagne wamenaga nizabaye izagwa ntuzamenye ntiwamenye ko uza nkumbura iby'isi n'amabanga Vero ko nakubona wabandi bari ko wakonje ko wakonje urihe ko wakonje ko wakonje urihe kibuga wabanzagamo 11 ntuburemo kuri bench sinyikubona umukobwa wanyura naratashye kiri mana we kiganiraje kidobye ubundi ari nk'akarimo karimo kurapanikwa nkakoze ariko aratundi turimo mba nkunda ngumuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho muhe n'ibigerageza ibaza niba mfite ubwenge muri njye nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima nyamara ngiye muri studio njejwi ryanjye ryagoroka fresh umukumirwa nzabatamo akaririmbo sha rero reka mbabwire ikintu kimwe uyu munsi ndashaka ko tujya inama nk'abadamu tukagira n'inama apana ibintu byo kwihagararaho ngo wigira umuntu w'umudanje umuntu abaye umudamu arakura yabaye umudamu hari ibyo yiga guhindura hari ibyo ahura nabyo hari ibimukomera hari bimworohera hari ibyo nyine donc urakura muri rusange pe nubwo wa mudamu ufite imyaka 20 nubwo 15 wahita ukura sibyo niyo mpamvu ubundi mu busanzwe biba ari byiza ko uba ugomba gukora mariage nka bya indications numva avuga ngo gukora mariage umwana w'imyaka 18 ajya gukora mariage gute ntago byaba ari byo hanyuma rero tugiye kugirana inama igira iti tugiye kuvuga ku kantu ko kwiratishanya abadamu tugira ko kwiratishanya kandi pe ubusanga tukagira ku kantu nukubera iki uriyo iyo murebye ubusanga kenshi umuntu ukunda kwiratishanya kantu mama no umuntu abadakunzwe hari umushuti wanye tujye tuvugana twabaho nka kwa kuntu umuntu hari ukuntu umuntu tuvuge n'urugero se nabivuga gute donc c'est bisobanura gute kugira ngo umve uburyo nshaka kuvuga bino bintu hataza kumva umuntu uri bumve wenda mukomerekeje nyine ndigushaka uburyo mbivugamo neza ko murabizi ko iyo no kujya tugenda neza ariko ntitubure kujya inama kugira ngo naho bitameze neza bimere neza sibyo hari akana abadamu tugira ugasanga ni urugero wapostinze ikintu kugipostinga nta kibazo sibyo ugasanga icyo kintu wapostinze wakihaye urangije ukitirira umugabo mu by'ukuri donc mbona ngiye kuri giti cyanjye
ari nko kwibutsa ko uwo mugabo yagombaga kukiguha ariko nyine we wakihaye. Kandi n'ukuri muri make ibyo bintu umugabo nyamugabo amaze kubona ko nawe wiha ibintu ntago yakongera kukiguha. Yavuga ati ubwo nese niba atari ikintu ashaka kumuha wenda nta bushobozi akaba yakihaye, ko bivuze ngo ari nicyo nzamuha akajya kukiguha. Birutwa nuko wenda yaba yaguhaye amafaranga ukakigura ukakiyitirira. Ngiye nibwo buryo mba numva bwiza. Muze namwe kumbwira muri comment. Nyine mbona uri kwereka twebwe ko wishimye kandi mu by'ukuri muri wowe urabizi ko utishimye. Kandi reka mbabwize ukuri, nta rugo rwubakwa nk'urundi. Ntago uzubaka neza kubera ko wanyeretse ko umeze neza ngo ngiye nimbona ko umeze neza kandi wowe utameze neza. Ntago ni bibi, uburi kwivuna muri wowe. Bituma n'uwo muntu atazabona ko unakunda gift. Niba unakunda gift wakwicara ukabimganiza, kandi niba ubona atanabishoboye pe atabikunda nukuri mwihore. Hari abantu babikundanira kandi ubona rwose ngereka mbabwiza ukuri ntababeshye nanabibabwiye. Couple ya mbere njya mbona hano kandi nabo buriya hari ibyo batatubwira ntago byose baza ngo bishiraho ngaho, ariko imwe muri couple njya mbona igerageza kuza kuri kamera nyine ikaba iya nyayo ni couple ya Ben na Chance. Baraza bakigisha abantu, ntibinavuze ko wenda ari byo biba byanabaye, ariko bigisha abantu ko ubuzima bwose bubaho. Ubuzima bwose bubaho, mushaka gushwana, mushaka gupfa iki ngiki, ukumva umwe avuze kunda yundi, ukumva umwe avuze ngo kwishinya yundi, ukumva nyine urumva bakaganira ku bintu abantu bose bashaka kuganiraho. Ku buryo n'umuntu ureba ikiganiro cyabo araza kumva ko nibisanzwe. Usko Ben na Chance bakundana kandi ibiganiro byabo wumva ko yego bagirana ibibazo. Nibisanzwe abantu bagirana ibibazo. Ariko reka tuzagire couple zimwe na zimwe hano kuri social media itaje ngikwereke ko itajya ibabara na rimwe. Ataje ngakubwira uburyo ki umugabo wundi arutana abavandimwe we, arutana ba mama we, arutana ba papa we, mbese nyine ari we muntu afite kuri iyi si wenyine. Birashoboka ko ushobora kuba ufite umugabo umwe rwose kuri iyi si wenyine, sibyo? Ko buriya iyo umugabo ari inshuti yawe aba ari inshuti yawe pe. Ariko nanone wikabya ngo uze wereke iyi si iriho abantu batari beza, batagukunda, nawe ubwawe harabudakunda urabizi neza. Ntago nyine umuntu ashobora gukunda abantu bose nkuko nabo batamukunda bose. Ibyo ni ibintu tuzi twese. Ariko naho ikibazo cyawe numenyereza abantu kubereka ibintu byiza, ejo n'ejo bundi nitukubone wagarutse kutwereka bya bintu byiza kuri ya minsi wari ubitwerekaho, tuzabigiraho ikibazo. Niba mwapostinganaga nibyo musanga byabayeho kuri abo bantu bari kuri social media, mwapostinganaga. Noneho mwapostinganaga twabuze posti zanyu, turaza kubigenza gute? Chérie, ndi gukora ikiganiro ndaje, sibyo? Urumva? Pipi, ngwino ugende ujye kwikora. Urumva? Ndi gukora ikiganiro. Ndi gukora ikiganiro. Genda se ntuze muri kamera. Muri televiziyo nashizemo fire. Ndabikuramo. Ufite tablete yawe se. Kagenda gukora. Urumva? Donc ukaba nyine wowe watumenyereje ibintu ntago turi kubibona, tuzabikenera, tuzakenera kubibona. Kuko ntago uri buze kutubwira ngo ubu ngo rwahisemo kutazana umuntu wawe kuri kamera kandi waramaze kumuzana deje. Kandi abantu wenda tutavuga use twavuga ngo iki, dushaka no kuvuga buri hari nk'abantu ngiye nemera nk'abantu bakora nk'ama plank nkaha ngaha. Buri abantu bakora plank uziko niyo bashwana utamenya ko bashwanye. Uzi impamvu n'ubuntu buturanye ashobora kubona mwe barwanye akumva ko ari za plank zabo kandi ari n'ibyanyabyo barwanye byanyabyo. Ubu kugira ngo uzabone ko ari ibyanyabyo bashwanye byanyabyo batandukanye burundu, sibyo? Ariko rero mwebwe abantu bahano ntimuzi no kwijijisha. Muzi kwijisha, muza kwerekana ibintu babahaye, muza kwerekana kuko rwose n'ukuri kw'Imana riri mugatera n'imitoma myinshi cyane kandi mubizi neza. Ariko ubundi reka mbabaza ikintu kimwe, nimujya muterana imitoma mujye munagera mu rugo muganire kuri iyo mitoma yanyu. Njye numva ahubwo ko niba mwagaragaje ko mukundana mugomba no kugera mu rugo nyine mugaharanira rwa rukundo mweretse abantu, kuko ni mudakomeza kwereka abantu urukundo kandi mwarabigishije urukundo bazabona ko nyine ibintu mubereka ari ibya fake, sibyo? Bazabona ko ibintu mubereka ari ibya fake.
n'ukuntu baba bahaye udukomenti twiza, uzareba umuntu yapostinze kuri stati. Okay, reka nze mbabwire story imwe kugira ngo tubashe kugendanamo ibintu nshaka kubabwira. Hari umugabo wakundaga gupostinga, umugore yakundaga gupostinga ibintu nyine byiza. Umugore nawe afite amafaranga kurusha umugabo. Umugore akayipostinga akabyitirira umugabo. Uri munsi gift nyine hari n'ibintu umuntu apostinga ukavuga abantu cyakoze bagezeyo pe, ukavuga uti n'ukuri Imana umva abantu barabasubije. Hari kurusha kwifuza ibintu by'undi ariko utabigizemo nyine agatima kabi ngo wumve ko nyine wifurije ibintu bibi, oya. Ariko ukavuga uti Imana nanjye rwose uzampe kunyurwa, uzampe kwishima, uzampe kubona ibingi binani ndabishaka, sibyo? Ariko ntiwifuze ko uzayibona undi yabibuze, ni bibi. Urumva? Noneho umukobwa umwe ahita ashaka wa mugabo, nkaho yasenze Imana ngavuge ngo ibi bintu nanjye Mana uzabimpe, uzaba umugabo umeze wenda nk'uyu, nkuko nyamara nyine muri comment abantu bamwe na bamwe wenda iyo bakoze nka video nakwitufuka Imana uzaba umugabo nk'uyu ikintu ki, ariko nugasaba umugabo wuriya ko nagusa uburyo babanye, wowe ujye usaba uwawe ariko usabe ngo azabijuje ibisaba. Ko nusaba nk'uriya nyine uriya wabonye Imana izaguterura nk'uriya imuzane. Wenda usanga ari wowe uzajya werekana ibyo bintu kandi ari wabiguze. Noneho umugore niwe wajya gukunda kubipostinga. Umukobwa rero ahita ashaka uwo mugabo. Murabizi ko ajya avuga ko abagabo bose batereta, sibyo? Ariko akonga ko abagabo bose batereta nukajya ukagenderaho, kuko ujye ubwira umugabo mbwira uti benda bizi neza n'ukuri bajya avuga ngo abagabo bose baciye inyungu usibye wowe. Nuko ubundi wivuga igihe cyo cyose umuntu atazumva ari proud yuko yaguca inyuma ngo ntago ari ibintu ngo byagukura mu rugo, oya. Bundi buriya mu buzima busanzwe ikintu cyagakukuye mu rugo ahubwo nuko umuntu aguca inyuma, ko guca inyuma niho hantu hazazira indwara itazakira. Kuko umuntu wasambanye abazagera igihe akanakuzanira n'ibibazo. Ibazo wabaye umukobwa nta ndwara ufite, wenda wagize Imana rwose urashaka nta cyose na kimwe ufite, uraje umuntu kubera gusambana kuzana izindi ndwara. Ubundi umuntu uzi urukundo rwa nyarwo iyo umuntu wenda amuciye inyuma ubundi ntago yongera kumubabara, ubundi niko byakabaye. Ariko urumva nyine kubera ukuntu inkundo z'iyi minsi, ubundi inkundo z'iyi minsi ubanza ari na fake. Kuko ubundi ntago mba nibaza ukuntu umuntu yaguca inyuma mukaba mukibana. Kuko nibaza ko uyu umuntu aguciye inyuma nyine nawe nibaza ko hagize undi muntu ushaka ko muryamana, nibaza ko byakorohera kuko uvuga uti akusi uyu muntu ubundi kuki we yanciye inyuma. Nyine mba numva bibishye. Ariko nyine ntago turi mu isi umuntu adashaka kuzanga avuge ngo umugabo ngo aciye inyuma ngo nahita ngenda bahita gutuka. Kandi buri muntu n'uburenganzira bwe. Reka twigarukire kuri iyo story y'uwo muntu. None umukobwa ubwo urumva biragoye byo cyakora kugira ngo umukobwa yizanire umugabo amureke pe, babigoye. Nubwo yaba ari wa muntu witonda ibintu byamwizana, wenda umugabo witonda bura kuba yafata umwanya akajya gutereta n'ibintu bigora. Ariko kuba umuntu yamwizanira akamuseduiza biroroshye. Umugabo rero batangiye kujya baryamana. Umugabo ageraho hano ukuntu buranga abagore bafite amafaranga ngo baba bafite ukuntu basuzugura ngo abagabo, niko njya mbyumva. Ariko ngewe ntago njya ariko mbyemera ngo umugabo ngo kayatangira kumubwira ngo uburyo wenda umugore we ngo hari igihe amusuzugura n'ibiki, ariko ntiyamubwira ko amafaranga ibintu byose ujya yerekana atari ibye. Umukobwa ntiyageze agatwara umugabo wundi mu mugore. Ntago umugore bari inshuti, bari baziranye nkuko umuntu areba nyine stati zawe, urumva? Ubwo barangije barabanye, wa mugore nyine aza kubimenya aranivumbura, nyine baza kubana n'uwo mukobwa wundi, urumva? Bamaze nyine kubana, urumva ubwo barabanye na wa wundi yamukuye kuri wa mugabo wa mugore. Bamaze kubana umukobwa nawe yari ifite akazi nyine kiwe gasanzwe nko umuntu aba yihembirwa wenda 500. Urumva nyine uba wumva ko nawe ugiye kugira undi mugabo ufite andi mafaranga rutayo ngayo yawe kugira ngo mutere imbere. Cyane kwa mukuye hahandi wabonaga ibintu birirwa bapostinga buri kanya. Umugore arangije abona amaze amezi 5 ari buhaha, ari ugura buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe umugabo akora. Kakibaza ko se uyu mugabo ubundi imeze bite? Yari yaramwiseje ngo uburyo bafite amakampani ngibiki, ugasanga uwo muntu nta kintu na kimwe afite. Ntibamaze kubana ahita asanga ibintu yabonaga ntago ari ibye, nyine ntago byari ibye, byari iby'umugore babanaga. Niwe wabipostingaga ibyo bintu byose, niwe wipostingaga yivuga.
ugasanga rero wowe ugiye gufata igicupuri ufasha umuntu wamwifuje uzi ko ari ujya ukorera ibintu uwo mugore we kandi n'umugore we wabyipostingiye. Aho ngandi kubwira abakobwa wishaka ubuzima bw'uriya muntu wishaka kwambura umugore umugabo wiwe ntuzi uburyo babanyemo, ntuzi nyine uburyo bahuyemo. Wowe uraje turihurutuye kubera ko hari abakobwa bagira n'izo ngeso akaba yarananze n'umuhungu rwose pe bakunda akajya abona ari umuntu w'umukene udashobotse yakwishakira yabona babanye neza ibintu bibigenze neza akajya yifuza wa mugabo. Kandi se ugiye kumwifuza kwa muretse muri icyo gihe nyine wabonaga ko bitakunda washatse uwawe, shaka uwawe nibyo bari byiza kurutaho, sibyo? Rero icyo nashaka kubabwira ni iki, ntimukajye mureba ubuzima bw'undi muntu ngo bwifuze. Ngewe ukuntu nteye ntago wenda nje kubitakaho ibiki n'ibiki, ubwo ngewe ibintu nakwereka mba nabyishimiye kandi mba mbizi neza ko ndi proud yabyo, nyine ni ibyacu. Niba na postinze gift nubwo yaba ari amarura yanguriye nayo nyine ni amarura, nta modoka yashizeho. Niba ariko uzi kuba uri buze kuri social media ugapostinga ugashaka nk'imodoka runaka ukayipostinga umugabo yayiguhaye nkanirwa mpura nawe ugenda ukatakata n'amaguru, ubwo se ibaye isikora accident birashoboka ko umuntu yagenda n'amaguru cyatega moto wenda bafite nk'imodoka imwe mu rugo ni ibintu bisanzwe mwashaka kwayitwaye ndatayitwaye. Ariko se kucyo nyine ukora ibintu uzi neza ko bizakugora kujya wirwa ugongana n'abantu kwisobanura. Ngewe ndashaka abadamu mwige kwikunda mube beza, urumva mube beza mukundane n'abagabo banyu, ariko nibigera ku kintu cyo kumva uje guhagarara ukemeza neza ko ari we watomboye kurusha abandi, ibyo bintu ujye ubihagararaho kugeza igihe uzapfira fiyeri ukavuga uti bingomba kubana nabyo, kuko ntujya kudutenguha twebona tukabona hari ibintu wadupromisinze ntago twabibonye tuzabikubaza. Niba uri inshuti yanyu ukaba wambwiye uti sha umva umugabo wanjye tuzajyana wenda i Burayi muri vacances, ibyo bintu se babinyibwiriye. Niba mutagiye nimbivugaho ubwo uzavuga ko nagize umushashwa kandi nzabikubaza base wowe kwamwe muzajya i Burayi byagenze bite, wavuze ibintu bitarana. Buriya ngiye ntinya no kuvuga ikintu nyine ibintu nono byo kujya hanze ibiki n'ibiki nyine simbizi. Ni n'ibintu kenshi abantu bajyaga bakunda kuvuga ko ugomba kubivuga ariko ngo byabaye. Uzima mva bivuga gutyo nuko umuntu abizi neza ko nibitaba nyine uzagira depression, abantu bazakujajinga. Rero iyo wabayeho werekana ko umuntu wari mareka nta kintu kimwe yagukorera, yagize icyo gukorera uhita ukonja ukajya muri frigo. Jya ubaho umeze nk'umuntu ibintu byose bishobora kugushikira ariko atari byo wakwifuza. Usengera urugo rwawe, usenge bigene. Ariko niba wicaye kuri kamera cyangwa se wicaye n'inshuti zawe kuvuga ngo ngewe umugabo cyangwa umugabo waranahara ari kubyumva wamutakagije ikindi wavuze ngo ngewe umva ngo nciye inyuma ngo ntago nagenda, azabikora. Hago nyine wagenda azabikora no sibyo no kubikora azanabyara. Umva ubarere yongera n'anabyare ubarere nyine nubwo buzima uzaba wamweretse wowe uzaba waramweretse ko ni ubuzima bwawe bushingiyeho. Bivuze ko kubyara si ikibazo ahubwo umuntu kukiyabyaye nyuma yuko mwabanye, sibyo? Rimwe na rimwe hari igihe ushaka kuvuga uti wenda ngiye mfite ibyo ni judging, ni ufite ibyo wi judging. Senga Imana upfuka muvuga uti ningiye wabiteye, reka nemere noneho muhagarikira hanga dusenge urugo rwacu rwongere ukomere. Ariko iyo uzi ko atari wabiteye icyo gihe nyine nawe urareba ukavuga uti ibi ngibi ntago byari urukundo, byaragahararo. Burahari abantu nukuri hari abantu babana kubera gahararo, cyangwa se ugasanga umugabo yashatse kubera ko ashaka gushaka n'umugore yashatse kubera ko ashaka gushaka, nyine ashaka umugabo ariko adashaka umugabo, nyine ashaka ubukwe ariko ntagashaka kuba umugabo. N'umugore ugasanga ashaka ubukwe ariko ntagashaka kuba umugore. No handi usanga ariko ubundi abantu bakundana mu busanzwe ngo baba bagomba kwihangana ibi no mu byiza. Ibi ni byiza ariko ibi bizaze utabiteganyije, utagiye kubiririmba, utagiye kugira gutya, utagiye nyine kumwereka ko tugiremo akantu nyine ko kaga confidence ko kwihagararaho nawe uri umuntu. Ikindi ibintu byose nukureka nkubwiza ukuri, bimwe ni byiza kubisharinga ibindi si byiza kubisharinga, keretse niba ari ibikwinjiriza
bikore nk'akazi, bibe nk'akazi. Ariko reka mubwize ukuri, nukuri iyi ni inama ngiye nshaka ko tugirana nk'abantu baba mama. Nukuri twese abagore ibyo bintu tubyisangamo. Urumva ibyo ni ibintu nababwiraga abantu twese twisangamo, ugasanga nyine umugabo nyine yabyishimiye kubera kuri kumutakagiza, kandi uko umutakagiza azabijyamo ifiyeri, ajya agenda gutya. Abakobwa hanzanga bashaka abantu bafite abagore kandi babona ko bafite ibintu, ngo abagabo batse no bafite udufaranga, none niba warerekanye ko yafite azayatanga. Hari ibintu byinshi tuba dukwiye kwiga, namwe nkuko mufite ibindi byinshi mwiga. Buri muntu uko akura muri mariage ari byo agenda nyine yiga akamenya. Gusa niba warakaye, ganira n'umuntu wawe nyine niba utishimye. Ikindi wishaka ko ibintu niba mwarakaranyije, abashitsi baraje murasetse, ibyo bintu ntabwo mwongeye kubiganiraho, cyangwa se niba ari ikosa runaka wamubonyeho ntimuriganireho, umweretse ko nta kibazo. Nyine wamweretse ko tu ikintu cyakuzanye nyine ari ukurya, nukurya. Wabonye umuntu nyine rwose iwabo rwose bameze neza, afite yega ibyo afite, oya ntago ari ugomba kubaho nk'umudamu. Ugomba kubaho ukunda umuryango wawe, ikindi nawe agukunda. Nawe agukunda, aguhesha ishema, sibyo? Nibona ibintu bidakunda, nukuri senga, sengera urugo rwawe. Nibona hari igaruriro rihari, kwa n'ibintu buriya bitagira igaruriro. Ikindi hari ibintu abadamu bitubaho kubera ko natwe tuba use mvuge gute, nyine ubundi mu busanzwe hari ibintu, ntihari ibintu ushobora kuba ku muntu wawe wowe uri kundeba, ku muntu cyangwa ari wese kavuga uti ngo ne wizize. Wirirwa wihenura ku bantu wenda batarashaka, werekanye ko kuhehe uriye uko kanaka yewe yaragumiwe, yewe oya ntabwo uzi impamvu atarashaka, bigendeshe gake. Nyine urugendo urimo nundi yaruzama, ariko nanone wishaka kinagariza mu undi muntu, sibyo? Buri muntu nyine n'amahirwe. Hari n'abantu baba batazashaka, ubwo so umuntu nadashaka uzajya umubwira ngo kuki utashatse. Rigero umuntu ushobora kuvuga ngo kuki atashatse, nawe ugahita utuma Imana y'amasengesho igira ikagukura muri uwo mwanya ikawumushiramo, sibyo? Ikindi kintu abagore dukwiye kwiga, ntago kubera kuntu nyine abagore tugiramo akantu nyine ko kwiyemera, kubera kuntu nyine iyo wiyemera cyane nta terambere ugira. Uzi iterambere utagira, iterambere nyine ryo kumva niba tuvuge wenda nakorewe wenda amafaranga wenda hano nabonye wenda 500 urugero, ndaza kubona uko nisiga, mbona uko nisokoresha, mbona uko ngura n'utwenda se, nyine ubwo sinze gukonsoma, umugabo wenda amubwira ngo ibi nibi kandi nanjye nkora. Ariko iyo wiyemera rero uraza guhita uhamagara abantu bose senyisa, uhite uzisengeramo, kandi nawe wibagiye ibigutegereje. Urumva njye kintu nemera umuntu ukora ibintu kubw'inshuti. Buriya hari abantu bazi kuba inshuti yigomwa, akavuga ati uyu muntu wanjye ndabizi ko ari umuntu wanjye, nawe afite yama. Ariko utekereze noneho, utekereze kuri ba bantu bakunda abantu bakize gusa. Hari abantu tugira muri iyi societe bahora bashaka ba bantu babasiga. Kuki ugenda inyuma y'umuntu uri kugusiga? Okay, ni byiza wishaka umuntu nanone muringaniye cyane, ariko umuntu wawe uzi neza ko mwabaye inshuti, wimuta kubera ko hari ubuzima bundi arimo, cyangwa umusuzugure, kuko nawe aho uri kujya bazagusuzugura, uri kumera nkaho uri kubiguraho, sibyo? Bana n'umuntu bizi neza, uziko hari igihe kubera ukuntu abadamu biyemera, hari igihe ushobora kunyemeraho ngiye nkahita nkuguza wenda nka miliyoni, ubwo si utayimpaye simpitamo nako wiyemera. Kandi mu by'ukuri suko wiyemera, suko wanayanyimye, ahubwo wanyiyemeyeho. Kandi iyo utananyemeraho ukiberaho ubuzima busanzwe nta kintu byari kuba bitwaye. Abagore rero twige gusenga, twige gusa neza, twige gukunda, ikindi twereka abantu bacu ibintu byatubabaje, kugira ngo ejo n'ejo bundi niba bisubira, nibajya no kwikora bajya babizi ko icyo kintu ari ikintu cyakubabaza. Kandi nibagiye kubabwira ikindi, niba uzi ko wizerera nyine muri bya bindi bavuga ngo ni karma,
nayo hari igihe gukurikirana, hari igihe ibintu bikubaho ukajya ugira ngo se niki, kandi n'ukuri no kwitwara neza wenda mu rugo unakunda urugo rwawe nta kibazo na kimwe, ariko kubera ukuntu hari umuntu wenda wahemukiye cyangwa se hari nk'umuntu yigeze gutwara umugabo we, cyangwa se hari nk'ukuntu yigeze kuryama n'umugabo w'abandi wubatse, cyangwa se niyo warigeze gukora nk'amakosa nyine namwe, ibyo bintu bikakubaho nyine wowe n'uburyo ubyibuka ko ari bya bindi biri kukubaho ko nawe hari uwo warijije, ukajya ushaka kubikurura ukabibura wese ko nta kuntu agira, ariko nyine ako kantu kabanza ukumva ubwo buribwe bwako. Ubwo rero icyo gihe uba ukwiye kujya usengera iyo karande kakuvaho ukavuga uti ibi bintu kimwe nuko habaho ngo na za karande tutazisengeye zidukurikirana, ugasanga wenda muri karande y'iwanyu nta muntu ukora ubukwe, cyangwa se karande y'iwanyu nukoze ubukwe nta marayo kabiri, izo karande nta hantu zijya zipfa kubura, ugomba gusenga ukazikubita ukazitwikiruka ukazitwika urumva. Rero ngiye no content zanjye musanzwe n'ukuri ntababeshya, ngiye sinkunda no mu biganiro byanjye mwagiye mubona, sinkunda ngewe umuntu nyine usenya nyine, gusa iyo byashitse urabyakira kuko hari ibintu rwose bigushyikira utabihamagaye, niho kuvuga ngo accident so imodoka yakugonze wavuga ngo ninjye wabyiteye. Hari rwose hari divorce za utayiteye pe, ariko nawe jya urako utayiteye, nujya ubona wabyiteye rero ntukajya uza kuri kamera umere nk'umuntu wahahamutse, banza ukire ureke kujya uza kubwira abantu iby'urugo kandi ubizi neza ko rudahari. Ibyo bintu uri kwikomeretsa cyane, uri kwikomeretsa wiremereza umutwaro uzatuma abantu bahora bakubaza wa muntu kandi atanahari. Ngema numva ngiye mu gihe nta mugabo mfite, yewe ngiye nanakwicara sinabibabwiye nanaza nkanababwiranira rero kambabwiswe, ntabwo ndibuze kuvuga kuri ibi nibi kuko nibyanjye n'umuntu wanjye, ariko kubw'uyu mwanya ntago nyine nta rugo mfite ndi kwibana, cyangwa se nkakora akamenyetso kamwe kabereka ko nyine ndi jyenyine, apana nyine kwigira ikirara, ariko kumva ko nyine apana ibintu sinzi. Ngemba numva niba urugo nyine rudahari, mba numva waza ukagira nk'abantu inama, cyangwa se ukazabyigira mu rundi rugo uzagira ko hari abantu bagira amahirwe uyu munsi bikanga, ejo ukazabona umuntu wawe wanyaye, ko hari igihe wambara inkweto ikakurya mu isoko ukayihatiriza, cyangwa turi abantu twajya tubikora, ariko nyuma ugayikuramo ukazabona iyawe igukwiriye bya nyabyo, sibyo? Ubwo rero birashoboka ko bishobora kubaho, nubwo bigorana kenshi n'igihe umuntu yishakira atari n'umuntu mubi pe, yari n'umwana mwiza, ariko yashaka undi muntu akajya ahora yigengesereye, undi akaba yamucyuriye, none akabaho muri bwa buzima bwo kwigunga cyane, avuga ati none nimbikora none bazavuga ngo ni njyewe none wananiranye. Nka Pastor Mutesi buriya bari mu buzima bwo kuvuga ngo manu mfashe sinzogeye gusenya, none bazavuga ko ari njye, kuko buri gihe buriya mugabo wa Pastor Mutesi amubereye mubi, ubu ngubu rwose twahita tuvuga ngo niwe, kandi rwose reka mbabwiswe biragoye ko umugore yasenya rimwe kabiri kangahe ngo yongera ngo akine n'ibyo bintu aba yarwanye nabyo bikanga. So rero reka tureke gufakinga, tubeho ubuzima bwacu nibyo bitazatuvuna, tubeho twumva ko twishimye. Niba wababaye umuntu wabimbwiye ko wababaye, niba ufite n'inshuti umwe runaka mwaganira ku bantu bazifite biganireho, nta muntu ubura inshuti uko byagenda kose, mwaganira kumva utuje muri wowe. So rero ndumva ngiye ari iki kintu nababwira, wikonja irandirimo natangiye mvuga kuri wowe ukonje, wikonja umuntu wese uri kure ikiganiro cyawe ukabona ukonje, hari bihurimo, niba hari ibyo wizaniye senga Imana ibikureho, niba kandi nawe ubizi neza ko nawe uri mu babigizemo uruhare, senga garura umubano, wumve ushyushye, wumve kandi ikindi niba hari ahantu uzi ukura amafaranga ntukajye uhava ngo nuko ngo uyu muntu ngo mutameranye neza, cyakora ushobora gutinda kubera kuri kumva udashaka kuza kuvuga ibintu bitari byiza, ariko nanone ntibitume udakorera amafaranga, ntibitume utajya mu kazi. Washwana n'umuntu muturanye ku iduka ntujye gucuruza ngo uko mwashwanye, oya ngewe rero nkunda ndamurinda cyangwa se ndamuganiriza. Ubwo nibyo nafite byo kubabwira abadamu, mwongere mwikunde, mureke kumera nk'abantu wagira mudakunzwe. Kuki ushaka kuba umuntu udakunzwe? Tukundwe, tubeho, twishime. Umva ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Kuri Clara TV show nakagaruka. Ciao ciao.